Ikaze kuri mwese, mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse neza bitewe n'igihe mufunguriye iyi video. Hano twitwa Ababibure, iyi ni Shine with Scripture. Ababibure mumeze neza? Nizere ko rwose ibintu ari amahoro. Rubyiruko rw'umubibure turi kumwe. Ese nuryamana nawe bizatuma arushaho kugukunda? Ese nuryamana nawe bizatuma arushaho kugukunda? Ngiyi ngingo tugiye kuganira. Reka twiganirire. Tuvuge ko Heather na Mike bakundana. Bamaranye amezi 2 gusa. Ariko wagira ngo baziranye kuva kera. Bahora bohererezanya ubutumwa kuri telefone, bakamara amasaha menshi kuri telefone baganira. Bageza aho umwe ashobora kumenya icyo undi ashaka kuvuga atararangiza no kukivuga. Ubu noneho bicaranye mu modoka, bamurikiwe n'ukwezi kw'inzoga. Kandi noneho Mike arashaka ibirenze ibiganiro. Muri ayo mezi 2 ashize, Mike na Heather nta kindi bakoze kirenze gufatana mu biganza no gusomana ibi byoroheje. Heather ntashaka ko bakora ibirenze ibyo, ariko nanone ntashaka gushwana na Mike. Niwe muntu utuma yumva aguwe neza kuko amugera ku mutima cyane. Kandi Heather nawe arimo aribwira ati n'ubundi njye na Mike turakundana. Ushobora kuba ubona uko ibivugwa muri urwo rugero tumaze kuvuga hejuru biri buze kurangira. Ariko icyo ushobora kuba utazi ni uko Mike naryamana na Heather bishobora gutuma urukundo yamukundaga ruyoyoka. Hari ibintu ukwiriye kuzirikana. Urabona, hari itegeko rya fizike, urugero nk'imbaraga rukuruzi. Iyo wirengagije iryo tegeko rya fizike ugerwaho n'ingaruka. Ibyo rero ni nako bigenda iyo umuntu yirengagije amategeko mbwirizamuco, urugero nk'irivuga ngo mwirinde ubusambanyi, rigaragara mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 3. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni uko mwezwa mukirinda ubusambanyi. Iyo utirinze ubusambanyi bigira ingaruka. Izihe ngaruka rero ziterwa no kurenga kuri iryo tegeko? Bibiliya igira iti usambana aba akoreye icyaha mu mubiri we bwite. Ibyo byanditse mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18. Muhungu ubusambanyi, ikindi cyaha cyose umuntu ashobora gukora ikiba kiri mu mubiri we, ariko usambana aba akoreye icyaha mu mubiri we bwite. Ababibure, nizere ko turi kujyana. Noneho ushobora gufata agakayi hahandi wandika. Andika ingaruka 3 ziterwa no kuba umuntu yishoye mu busambanyi. Zandike. Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Wahagarika wenda iyi video kugira ngo ubashe kuzandika. Wibuke turi kureba ese kuryamana nawe bizatuma arushaho kunkunda. Ese kuryamana nawe bizatuma arushaho kugukunda. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Ese kuryamana nawe bizatuma arushaho kugukunda. Noneho niba warangije kwandika za ngaruka 3, ongera urebe aho wazanditse. Ese muri ibyo bintu harimo kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutwara inda itateganyijwe, cyangwa kutemerwa n'Imana? Izo ni ingaruka mbi cyane zigera ku muntu wese urenga ku ihame ry'Imana rihuzanye ubusambanyi. Icyakora ushobora guhura n'ibishuko, maze ukibwira uti ntacyo nzaba, ubundi se hari utabikora. Bagenzi bawe ku ishuri wenda bahora bigamba ko baryamanye n'abandi, kandi bisa naho nta n'icyo byabatwaye. N'abakozi ku kazi ibyo barabyigamba abantu muri rusange, byageze no ku bantu bakuru si mu bato gusa. Biranashoboka ko kimwe na Heather twize kuvuga wavuzwe mu rugero rubanza, waba wumva ko kuryamana n'inshuti yawe bizatuma murushaho gukundana. Uretse n'ibyo kandi
ushobora kuba wumva urambiwe ko bahora baguseka kugira isugi, ubundi se wabikora hari icyo yaba, ababikoze hari icyo babaye. Icyakora hari ikintu ukwiriye kubanza gutekereza, icya mbere, buriya ntabwo ariko buri wese aba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ashaka. Birashoboka ko wenda waba warigeze gusoma nka raporo zigaragaza ko abenshi mu rubyiruko bagirana imibonano mpuzabitsina n'inshuti zabo. Urugero, hari ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko muri icyo gihugu abanyeshuri 2 kuri 3 barangije amashuri yisumbuye bakora imibonano mpuzabitsina. Ariko nanone ibyo bisobanura ko hari umuntu umwe kuri 3 utabikora, kandi uwo si umubare muto. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko rwose ari uko nguko bimeze, 2 kuri 3 bakora imibonano mpuzabitsina, ariko 1 kuri 3 nanone ntabwo ayikora. Gusa hari ingaruka zigera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ashaka. Ibyo nibyo tugiye kureba mu kanya. Wibuke iyi ni Shine with Scripture, turi kureba ese kuryamana nawe bizatuma arushaho kugukunda. Urugero twari tumaze kureba rwa Heather ndetse na Mike, bishobora nawe kukubaho. Cyakora hari ikintu ukwiriye kuzirikana, nk'uko iyo wirengagije itegeko rya fiziki bigenda, ni nako iyo wirengagije amahame agenga icyiza n'ikibi yashyizweho n'Imana, hakubiyemo n'iryo kwirinda ubusambanyi, ni nako nawe ushobora kugerwaho n'ingaruka. Reka twifashishe inyandiko yo kuri jawa.org yanditswe n'abatemwa de Jehova, credit kuri bo, hanyuma turebe ni izihe ngaruka kuryamana n'umuntu runaka bizakugeraho mbere y'uko ushaka. Kuryamana, gukorana imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ushaka, ni izihe ngaruka bigira. Ingaruka byageze ku bandi ni nako bigenda no ku bandi bose basigaye. Hanyuma biraza kugufasha gukora igereranya ryiza. Ibyo twari tumaze kuvuga hejuru ni ibijyanye n'amahame. Imana turabizi ko ibuzanya ubusambanyi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Hano mu Bible umaze igihe hano arabizi, kandi n'umushya nawe aba agomba kubimenya ibyo. Usibye ko ni n'ikintu gisa dusanzwe tuzwiho abantu, kuko usanga uzarebe n'urugero, wakwifuza ko mushiki wawe birirwa bamukina nk'igikinisho abasore batandukanye. Usibye n'abasore batandukanye, n'umwe ntiwakwemera ko yirirwa mukina nk'igikinisho cy'imibonano mpuzabitsina, sibyo? Ibyo rero niba utabyifuriza umuntu wawe, niba utabyifuriza umukobwa wawe, niba utabyifuriza mushiki wawe, bigaragara ko ari ikintu kibi cyane. Rwose ibyo ntukabyirengagize. Noneho rero kubera ko aya ari amahame, reka twe kugendera ku mahame cyane, dufate n'ingaruka, noneho tuze gukora balance, tugereranye, dukora igereranya ryiza, bityo turaza gufata umwanzuro, ese kuryamana n'uriya muntu mbere y'uko ushaka bizatuma arushaho kugukunda. Dore ingaruka ya mbere rero bikugiraho iyo uryamanye n'umuntu mutarashingirana. Ingaruka ya mbere, umutimanama ubacira urubanza. Abenshi mu rubyiruko bishoye mu mibonano mpuzabitsina bavuze ko nyuma yabo bicujije icyatumye babikora. Wowe niba warakoze imibonano mpuzabitsina, iki kintu nicyo utubwire muri comment niba ari cyo. Ariko muri rusange iyo umaze kurangiza ibyo urangiza, uvuga utari ko ubundi ibi bintu ni ibiki, undi kuki nabikoze. Yego, biriya ni ibyishimo by'umwanya muto. Niyo mpamvu iyo ubikoze, kubera ko ubundi irari ry'ibitsina rihazwa mu buryo bwuzuye iyo washatse. Naho biriya bintu byo kugenda mwiba impande n'impande, ntabwo ari kureba hazi irari ry'ibitsina. Oya, barihaza mu buryo bwuzuye iyo umuntu yashatse. Niyo mpamvu iyo wibeshye ukabikora,
umutimanama usigara gucira urubanza ukicuza icyatumye ubikora. Niyo ari ubusugi bwawe ubwo waba utaye nyine kabaye, ntabwo ushobora kubigarura. So, iki cyo uze kutubwira muri komenti niba cyarakubayeho cyangwa niba waraganiriye n'umuntu akakubwira uko bimeze. Gusa njye abo twaganiriye bambwira ko bibaza icyatumye babikora, nyine bikaba biri aho, bakibaza bati ubu nari ndi mu biki. Icya kabiri, gutakarizwa icyizere. Iyo abantu bamaze kuryamana buri wese atangira kwibaza ati ninde wundi baryamanye na ibi siko bimeze se. Akenshi abantu bahura ntabwo akenshi si abantu bagiye gusa muhura n'amasugi se, oya muhura n'undi muntu uba warabikoze ahandi, sibyo? Uhura n'umuntu uba warabikoze ahandi, uhita wibaza uti bamaze kuryamana n'abandi uti se ngo bararyamanye kangahe. Urumva, umuhungu cyangwa umukobwa buri wese atakariza undi icyizere, cyane cyane abakobwa bo umusore agutakariza icyizere rwose. Tuvuge ku ruhande rw'abasore, agutakariza icyizere kandi koko nawe uba wiyambuye impamvu yo kukwizera. Si byose umuntu yakwizera ate se? Wowe wishyize mu mwanya we urumva yakwizera ate? Ntabwo yakwizera. Gutakarizwa icyizere ni ingaruka ya kabiri. Ingaruka ya gatatu ni ukumanjirwa. Kumanjirwa ni nko kumva ibintu bikuyobeye. Ni ukuvuga mu mutima w'abo bantu akenshi usanga byabacanze. Ukambaho urugero, ubundi abakobwa ukuntu bakoze, ukuntu baremwe, abenshi bakunda umuntu bitaho aho kubangiza gusa. Buriya abakobwa bakunda umuntu bitaho aho kugira ngo abangize. Buriya umukobwa iyo umufashe ukamugira igikinisho bimushengura umutima, biramubabaza pe. Rero we aba ashaka umuntu umwitaho kugira ngo amufate amwangize gusa. Ariko abahungu iyo umukobwa yemeye ko kuryamana nabo bumva batakimukunze. Iyo wamaze kurangiza ibyawe usigara umubona umuntu uri aho ngaho gusa. Kandi abahungu koko niko bamera, maze kuryamana n'umuntu ubona ari umuntu usanzwe. Mu gihe umukobwa we iyo uryamanye nawe aba adashaka ko umuva iruhande, ahubwo aba ashaka kumwitaho. Iyo rero umwangije gusa ukigendera ntabwo bimushimisha. Ibyo rero ibyo bintu ntibijya bihura. Urumva umuhungu ahita akubona nk'umuntu usanzwe, umukobwa nawe aba akubona nk'umuntu murushijeho kuyigerana kuruta uko wamuta. Ubwo rero ibyo bintu ntabwo bijya bihura. Niyo mpamvu buri wese muri mwe amanjirwa, ariko by'umwihariko umukobwa. Umuhungu nawe aramanjirwa ariko si cyane nk'umukobwa. Umuhungu aramanjirwa kubera ko agenda nyine akagenda, ariko akagenda byanamushoreye byanamuyobeye, ariko wowe usigarana intimba ku mutima niba uri umukobwa, kuko ntabwo muteye kimwe. Ibi tujye tubyemera, niyo kamere tuba dukozemo, niyo kamere tuba twararemamo. Uretse ibyo tumaze kuvuga, umutima ugucira urubanza, gutakarizwa icyizere no kumanjirwa, abahungu batari bake bavuze ko badashobora na rimwe gushakana n'umukobwa baryamanye. Ariko se koko shakana n'umukobwa mwaryamanye, ibyo bintu mwakoze mwatinyutse gukora mutarashyingiranywe, ubundi wowe mukobwa uri how sure are you ko utazaguca inyuma? How sure are you would not be cheated?
ntabwo ushingira ku kikoko. Uriya iyo ugiye kugirira umuntu icyizere hari ibimenyetso uba ufite simusiga by'uko ataguhemukira, by'uko atakora ikintu runaka kubera ko ubizi, kubera ko ufite ibimenyetso. Uba ufite ibimenyetso by'uko umugabo wawe atazaguca inyuma gute, yaratinyutse kuryamana nawe mutarashyingira. Ese wowe mugabo wakwizera ute ko umukobwa wemeye ko muryamana mutarashyingira adashobora kubikorana n'undi muntu nk'uko n'ubundi yatinyutse kubikorana nawe mutarashyingira? Urumva hari ikintu kikimukanga. Hari igihe umuntu amenyera gukora icyaha agahita aba ruharwa. Iyo umuntu yabaye ruharwa nta kintu na kimwe aba akikanga. Rero birashoboka ko kuryamana n'abantu benshi batandukanye bishobora kubaviramo kuba baruharwa, bityo urugo rwanyu ntiruzagende neza. Niyo mpamvu rero rwose icyizere gihita kiyoyoka. Yego, abahungu batari bake bavuze ko badashobora na rimwe gushakana n'umukobwa baryamanye. Bakobwa murumve, bababajije rero impamvu batashakana n'abakobwa baryamanye. Uzi ukuntu bashubije neza cyane. Ni ukubera ko dukunda umuntu utariyandaritse. Reka sha ngo bakunda umuntu utariyandaritse. Uri kumva icyo kintu? Ngo bakunda umuntu utariyandaritse. Hano rero reka mbabwize ukuri, urabona ko byakomeye, buri wese ni ukurinda uruhande rwe. Urumva abo basore n'ubundi nibo baryamana n'abo bakobwa, ariko bati ntitwashakana nabo dukunda umuntu utariyandaritse. Nyamara ari bo babafashije kwiyandarika. Nibyo barabibasabye, ariko nyine iyo batabibasaba ahari ntibari kubikora, reka tuvuge gutyo. Rero hano ukwiriye kurinda uruhande rwawe. Niba ushaka kudatakaza icyubahiro, wowe mukobwa cyane cyane, fata amaguru yawe funga kabisa. Funga, kuko hano impamvu uba ugomba kurinda ibintu byawe. Ibintu byawe by'agaciro utunze ni umubiri wawe. Uwo mubiri wawe rero kuwurinda kwiza ni ukudatuma hagira umuntu n'umwe ugira ikinisho cye ngo narangiza kujugunya. Yego, nuko nguko bimeze. Urumva rero dukurikije uko tubibona hano, ingaruka ni mbi cyane. Nizere ko wowe mukobwa bitagutunguye. Nizere ko ibi bitagutunguye. Nuko nguko bimeze. Acyakora wenda bishobora kuba biguteye umujinya, ariko nibyo, gira umujinya kabisa. Umuntu uza akagufata akakugira igikinisho, n'uriya akagufata akakugira igikinisho, bakagenda baguhererekanya. Barangiza mu bantu mwaryamanye nta n'umwe wagushaka. Reka. Bibaho nibyo yagushaka, ariko urugo rwanyu namwe rwaba rusekeje. Rero uwo mujinya ugutere utemerera umuntu uwo ari we wese ko kugira igikinisho. Buriya ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina utarashaka zitandukanye cyane n'ibyo ubona mu mafilime no kuri televiziyo. Buriya abategura iriya myidagaduro bumvikanisha ko ubusambanyi bukorwa n'urubyiruko ari ikintu cyiza cyane, ko ari uburyo bwo kwishimisha butagize icyo butwaye, cyangwa bwo kugaragaza urukundo nyarwo. Ariko ntukemere ko bagushuka. Ntukemere gushukwa. Abashaka kugushora mu mibonano mpuzabitsina utarashaka baba bishakira inyungu zabo gusa. Inyungu zabo, wowe ugasigara wamanjiriwe. Sibyo? Usigara wamanjiriwe kabisa. Ubundi se umuntu ugukunda nawe tekereza. Ureke kuzana amarangamutima, utekereze ibintu biri logical. Umuntu ugukunda by'ukuri yakwangiza ubuzima bwawe kandi agatuma ibyiyumvo byawe bihungabana. Wowe imibonano mpuzabitsina cyane cyane ku mukobwa iba ishingiye ku marangamutima.
iyo umuntu akugize igikinisho birakubabaza, sibyo? ubwo rero ntugatume umuntu ashaka ko ibyiyumvo byawe bihungabana. Ikindi nanone tuzi ko Imana ibibuza nk'ababibure turi kumwe hano. Ni gute umubibure mugenzi wawe ukwitaho ngo by'ukuri yakora ikintu cyatuma udakomeza kugirana n'Imana imishyikirano myiza? Nambura mu Baheburayo dusome igice cya 13 umurongo wa 4. Icyo cyanditswe gifite ikintu kivuga. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 4. Maze urebe icyo Imana yifuza ku bijyanye n'uko ugomba kwitwara mu mibonano mpuzabitsina. Aravuga ngo icyo cyanditswe kiragira kiti ishyingiranwa ryubahwe n'abantu bose kandi uburiri bw'abashakanye ntibukagire ikibumbanya kuko Imana izacira urubanza abasambanyi n'abahehesi. Imana ntikunda abasambanyi n'abahehesi, amagana ubusambanyi aho buva bukagera. Igihe utarashyingiranwa no ntabwo ari byo. Ntutekereze ko bizatuma urushaho gukundwa, reka niba uri umubibure w'umusore turi kumwe hano ukaba urimo urambagiza, ibyavuzwe hano byagombye gutuma utekereza uko witwara kuwo urambagiza. Ese koko wita kuwo urambagiza? Niba umwitaho koko ni ubuhe buryo bwiza wabigaragazamo? Uzagira ubutwari bwo gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana, ugire ubwenge bwo kwirinda icyabagusha mu bishuko, kandi urukundo umukunda rujye rutuma wita ku byamugirira akamaro. Niba ufite imico nk'iyo, birashoboka ko umukobwa w'inshuti yawe azumva ameze nk'umushurami w'imico myiza. Wabivuze neza mu ndirimbo ya Salomo igice cya 2 umurongo wa 16. Avuga ngo umukunzi wanjye n'uwanjye nanjye nkabuwe, aragira mu marere. Mu magambo make umukunzi wawe azagukunda cyane. Waba uri umukobwa cyangwa umusore, iyo wishoye mu mibonano mpuzabitsina utarashaka waba witesheje agaciro, kuko uba utakaje ikintu cy'agaciro. Icyo kintu ni iki? Rambura mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 24. Niyo mpamvu Imana yabaretse ihuje n'ibyifuzo mu mitima yabo, bakishora mu bikorwa by'umwanda kugira ngo bateshe agaciro imibiri yabo. Ikintu cy'agaciro ufite ni uwo mubiri Imana yaguhaye. Iyo wishoye mu mibonano mpuzabitsina utarashaka utesheje agaciro iyo mpano y'agaciro Imana yaguhaye. Niyo mpamvu bidatangaje ko hari benshi bamara kubikora bagasigara bumva ntacyo bungutse kandi ntacyo baricyo. Mbese ari nk'aho barangaye bakemera ko ikintu cyabo cy'agaciro kibwa. Ibyo rero ntuzemere ko bikubaho uri umubibure hano. Nihagira ugushukashuka ngo muryamane akakubwira ati niba unkunda uremera ko tubikora, uzamusubize ukomeje uti iyo uba koko unkunda ntiwari kunsaba ibintu nk'ibyo. Buriya uwo mubiri wawe ufite agaciro ku buryo utagombye kuwupfusha ubusa. Jya ugaragaza ko ufite ubushake bwo kumvira itegeko ry'Imana ryo kwirinda ubusambanyi, cyane ko ari inyungu kuri wowe cyane. Ushobora kuzakora imibonano mpuzabitsina numara gushaka, sibyo? Icyo gihe noneho uzaba ushobora kuyishimira mu buryo bwuzuye, udahangayitse kandi uticuza, nk'uko bijya bigendekera bishora mu mibonano mpuzabitsina batarashaka. Aha rwose haragaragaza neza ko hari igihe rwose uzaba ubifitiye uburenganzira. Ababibure muri hano mushobora gukomeza kwihangana kugira mushatse, ariko nimumara gushaka nababwiye iki kabisa, umwanya wanyu bazabareke, ntihazagire umuntu ubaderanje. Muzahazira n'igibitsi niko mubyumva, uko mwabyumvikanye. Aha
ariko aho ngaho uri waze ntabyo kuvuga ngo ndatwara inda cyangwa ngo ndicuza. Oya, aho ngaho twese tuba twabihaye umugisha n'Imana yabihaye umugisha. Kuko buriya iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye, mutekereza ko ari indi ushyigikiye imibonano mpuzabitsina. Ni Imana, ni Satani. Ni Satani. Ariko si yo mwashakanye. Ninde ushyigikira imibonano mpuzabitsina yanyu? Ni Imana. Kiba ari igikorwa cyera. Rero urumva niho mutandukanira n'abantu bashatse. Imibonano mpuzabitsina yanyu ntabwo iba ari imwe. Ubwo rero ako kantu ujye ukazirikana ukiteho, kandi Imana izagufasha ukomeze kwirinda imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka. Ikibazo twari turimo turibaza, ese kuryamana bizatuma arushaho kugukunda? Ese wabonye ko Bibiliya ibuza ibijyanye no gusambana umuntu atarashaka? Ibyo dusanzwe tubizi, twanongeye tubirebaho. Ariko nanone iyo umuntu yishoye mu mibonano mpuzabitsina atarashaka, hari ingaruka bigira. Hari umutimanama umucira urubanza, hari ugutakarizwa icyizere, hari no kumanjirwa. Abantu benshi bishoye mu mibonano mpuzabitsina bavuze ko nyuma yaho bicujije icyatumye bayikora. Nanone iyo abantu bamaze kuryamana, buri wese atangira kwibaza ati ninde wundi baryamanye. Mu mitima yabo abakobwa benshi bakunda umuntu bitaho aho kubangiza gusa. Abahungu bo iyo babonye umukobwa wemera kuryamana nawo bakarangiza kuryamana nawe birangira batakimukunze. Kandi abahungu bavuze ko badashobora na rimwe gushakana n'umukobwa baryamanye kubera ko bakunda umuntu utariyandaritse. Kandi waba wumva nyine ku ruhande rumwe nubwo baba nabo atari imiseke igoroye. Rero ibyo bigutera umujinya wowe mukobwa turi kumwe mu Bibiliya hano. Rwose ntugakurikire biriya bintu bakugaragariza mu mafilime, kuko n'imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutarashakana birakwangiza, byangiza ubuzima bwawe. Niyo mpamvu hano nk'Ababibure ibyo ari ibintu dukwiriye kwirinda aho biva bikagera. Ni ukuri kuryamana nawe ntabwo bizatuma arushaho kugukunda, ahubwo bizatuma arushaho kuguta, cyangwa se akomeze kugumana kugira igikinisho cye. Ibyo nabyo bajya babikora. Akugumane ariko ube nk'igikinisho cye cy'imibonano mpuzabitsina, yahaze irari rye, narangiza najya gushaka bigutungure cyane, ubone yishakiye undi muntu utazi. Kubera iki? Bakunda nyine umukobwa utariyandaritse. Muri rusange wowe musore nawe mukobwa mukwiriye kwirinda ubusambanyi igihe cyose mutari mwashaka. Ariko nimumara gushaka nababwira iki? Kuryamana rero nawe ntabwo bizatuma arushaho kugukunda. Ibyo ubizirikane cyane. Twakorera wa mbere igice cya 6 umurongo wa 18 twasomye havuze ko tugomba guhunga ubusambanyi. Ikindi cyaha cyose umuntu ashobora gukora ntikiba kiri mu mubiri we, ariko usambana bakoreye icyaha mu mubiri we bwite. Ubwo rero ibyo bizirikane. Dore ihame ryagufasha uko witwara kuba mudahuje igitsina. Niba hari ikintu utakwifuza ko ababyeyi bawe bakubona ukora, ntukagikore. Mu gihe uri kumwe n'umuntu mudahuje igitsina, niba utifuza ko ababyeyi bawe babona usomana n'uwo muntu mu buryo bwimbitse, ntukabikore. Ikintu mbese umubyeyi wawe atakwishimira kubona, ikintu mutakorera ahagaragara aho mu babyeyi banyu bari, ntimukagikore, keretse mwaramaze gushaka. Iyo umusore yamaze gusambana n'umukobwa w'inshuti ye, akenshi yanga uwo mukobwa akishakira undi. Ukaba yamaze kumubona se, ibyo ujye ubizirikana, ntugatorere ku kintu nk'icyo ngicyo. Hahandi wandika noneho ushobora kwandika iki kintu. Andika ibintu ugomba kwirinda mu gihe uri kumwe n'umuntu mudahuje igitsina, ubishyire ku rutonde kugira ngo bigufashe gukomeza gusigasira iyo mpano y'agaciro, no kuvuga umubiri wawe. Hanyuma nurangiza wandike uti nihagira uwo tudahuje igitsina ushaka ko duhurira ahantu hiherereye, dore ko nzamusubiza. Ugende uhagarika iyi video kugira ngo ubanze wandike ibyo bintu. Hanyuma icya gatatu, gira icyo wandika ku cyo wifuza kubaza ababyeyi bawe kuri iyi ngingo. Hanyuma gahunda igende neza. Nubwo
gukora imibonano mpuzabitsina utarashaka bishobora gusa naho biryoshye, ariko twabonye ko bigira ingaruka nyinshi kandi mbi cyane. Ubwo rero iki ni igihe cyiza cyo gufata ingamba kuri iyo ngingo. Wakora iki mu gihe hari ugusabye ko muryamana? Ibyo nabyo ushobora kubyandika, ukitoza ukuntu ushobora kumubwira ukamusubiza udaciye ku ruhande. Ariko se nicyo ugomba gutekerezaho. Joshua uvugwa muri iyi ngingo yaravuze ngo kubera ko uri umukristo hari imico ufite izatuma abandi bagukunda. Bityo rero ugomba kuba maso ukirinda ikintu cyose cyagushora mu bwiyandarike. Ntuzigere na rimwe upfusha ubusa iyo mico myiza ufite. Hari ukuntu abantu dusanzwe tukuzi, hari ukuntu ugera mu bantu hakagira umwuka uza. Buriya umuntu afite imico myiza akagera mu bantu, hari ukuntu amahoro asa n'amukurikira, agasa erega umuntu atanga icyo afite. Hari igihe amahoro asa n'amukurikira, ugasanga abantu tumuri iruhande turatuje kubera ko nawe ari umuntu ufite imico myiza. Ibyo rero ntukabipfushe ubusa. Ibyo jya ubizirikana, ubikore neza mu buryo bwiza. Nanone ukwiriye kuzirikana ko kwishora mu mibonano mpuzabitsina utarashaka ni kimwe no gufata ishusho nziza ukajya uyihanagurizaho inkweto ugiye kwinjira mu nzu. Kuri ka kantu ka welcome ukajya nawe ufata ifoto nziza ukayihanagurizaho inkweto. Niko kwishora mu mibonano mpuzabitsina utarashaka niko bimeze. Ababibure, nizere ko byari ibyo. Nizere ko niba hari ikintu ubonye ushobora gusangiza abandi tutigeze tuvuga nk'ingaruka yo kuryamana mutarashakana, ushobora kugishyira muri komenti kigafasha abandi. Kora like niba wabikunze, kandi no kubisangiza abandi nabyo nta kintu bitwaye. Hanyuma tuzongere duhure ubutaha. Ababibure, mwibuke ko amahame yo muri Bibiliya ntatuyobora, nta na rimwe tuzigera twicuza. Kora subscribe aho hasi, ndaje dukomeze n'ibindi.